akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima biga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Tubahaye ikaze mwese abadukurikiranye kuri iyi YouTube channel ivugurura n'ubugorozi. Ni umwanya wo kubagezaho ijambo ry'Imana. Reka tuganire ku nsanganyamatsiko ivuga ngo igishushanyo umwami Nebukadineza yarose. Ni muri Daniel igice cya 2 niho tugiye gusobanura. Reka rero mbere yuko tujya mbere tubanze dusenge. Urakoze data wa twese uri mu ijuru, waturinze uduhaye amahirwe yo kumva ijambo ryawe. Duhe gusobanukirwa ibyo ushaka ko tumenya, ibyashize biriho n'ibizaba, kandi twitegura ingoma yawe mu izina rya Yesu. Amen. Daniel ni igitabo kigomba kwigwa. Urebye muri Matayo 24:15 Yesu yadushishikarije kwiga, gusoma no gusobanukirwa icyo gitabo. Ni igitabo kigizwe n'imigabane 2 y'ingenzi. Ni imigabane ibice 6 bibanza bivuga amateka n'ibice 6 biheruka bivuga ubuhanuzi. Mu gice cya 2 harimo inzozi umwami Nebukadineza yarose, maze mu mugambi w'Imana ishima ko tubonamo ubuhanuzi. Mu ncamake y'ibivugwa, umwami Nebukadineza yarose inzozi ubwo yari umwami ari ku ngoma yibwira ko azahoraho iteka, maze izo nzozi yarose ziza kumwibagira. Mu gitondo abyuka yazibagiwe. Yarahangayitse kuko zari ziteye ubwoba, zijijishije, maze afata umugambi wo guhamagara abanyabwenge n'abahanga n'abakonikoni ngo bazisobanure. Byaje kubananira. Afata umugambi wo kubica. Ubwo babakoranyaga baje kugera kuri Daniel, maze Daniel abaza uwari bajyanye ati turi kuzira iki, kuko we ntiyari yahamagawe muri abo. Nuko aza kubwirwa ko hari ibyo umwami yarose bikamuyobera, bakaba bananiwe kubisobanura, akaba ariyo mpamvu bagiye kwicwa. Yaje gusaba uburenganzira, asaba igihe, ati mureke dusenge nge na bagenzi banjye, tubaze Imana yo mu ijuru igihishura ibihishwe igahangura ibyananiranye. Nuko baramwemereye koko, maze Daniel Imana imuhishurira izo nzozi nk'uko tubibona mu gice cya 2 umurongo wa 17 kugeza 24. Nibwo yagiye kwa Ariyoki amubwira ko inzozi yazibonye, maze bahera ko bajya ibwami kwa Nebukadineza kuzisobanura. Amugeze imbere yaje kumubwira ibyo yarose. Mu buryo bwumvikana. Dusome umurongo wa 31 tubonereho no kumenya ibyo yari yarose. Nuko Nyagasani wabonye igishushanyo kinini, kandi icyo gishushanyo cyari kinini cyane, kirabagirana cyane, cyari kiguhagaze imbere, kandi ishusho yacyo ikaba yari iteye ubwoba. Nuko icyo gishushanyo umutwe wacyo wari izahabu nziza, kandi igituza cyacyo n'amaboko byacyo byari ifeza, inda n'ibibero byacyo byari imiringa, amaguru yacyo yari ibyuma, n'ibirenge byacyo byari igice cy'ibyuma n'ikibumba. Urabyitegereza ugeza aho ibuye ryaziye ritarimbuwe n'intoki, ryikubita ku birenge by'icyo gishushanyo by'ibyuma n'ibumba, rirabimenagura. Nuko icyuma n'ibumba n'umuringa n'ifeza n'izahabu bihera ko bimenagurikira rimwe, bihinduka nk'umurama w'aho bahurira mu cyi, bitumurwa n'umuyaga ntibyagira ishyikizo, maze iryo buye ryakubise igishushanyo rihinduka umusozi munini, rirangiza isi yose. Ngiyi ncamake y'ubuhanuzi buri muri Daniel igice cya 2. Bimaze gusobanuka ko igishushanyo cyari kigizwe n'imigabane
ikomeye igera muri 4, ariko uwa kane ukaba urimo ibice bibiri, ubwo ni imigabane 5. umutwe wari izahabu, igituza n'amaboko byari ifeza, inda n'ibibero ari umuringa, amaguru ari ibyuma, ibirenge ari ibyuma bivanze n'ibumba. Ndasubiramo: umutwe wari izahabu, igituza n'amaboko ari ifeza, inda n'ibibero ari umuringa, amaguru yari ibyuma, ibirenge byari ibyuma bivanze n'ibumba. Noneho yaje kubona akabuye katarimbuwe n'intoki z'umuntu, karaza kikubita ku mano ya cya gishushanyo. Nuko igishushanyo cyose gihera ko kirajanjagurika, guhera ku izahabu, ku ifeza, ku muringa, ku gituza, ku cyuma, ndetse n'ibyuma bivanze n'ibumba. Byose birahinduka nk'umurama w'aho bahurira mu cyi, bitumurwa n'umuyaga, ntibyagira ishyikizo. Nguko uko Imana yahishuye ibizaba ku mperuka y'isi. Ubusobanuro bwahuranije bw'ibi bintu n'ubu: izahabu, umutwe w'izahabu ni ubwami bwa Nebukadineza, ni ubwami bwa Babuloni, nk'uko wabyisomera ku murongo wa 37. Uwo mutwe w'izahabu haravuze ngo: nuko we Nyagasani uri umwami w'abami, Imana yo mu ijuru yaguhaye ubwami n'ubushobozi n'imbaraga n'icyubahiro, yaguhaye n'inyamaswa zo mu gasozi n'ibisiga byo mu kirere by'aho abantu baba hose, ibishyira mu kuboko kwawe ngo bitegeke byose. Nuko Nyagasani, wa mutwe w'izahabu ni wowe. Ubwami bw'i Babuloni bwariho mu gihe cya Daniyeli, icyo gihe asobanura izo nzozi, nibwo bugereranywa n'uyu mutwe w'izahabu. Umutwe w'izahabu, ubwami bwa Babuloni bwahereye muri 605 bugeza muri 539 mbere ya Kristo. Ubwo ni ukubara umanuka, ni mbere ya Kristo. Noneho hakurikiyeho ubundi bwami bw'Abamedi n'Abaperesi, nibwo bwagereranyijwe n'igituza n'amaboko. Muzi ko amaboko y'umuntu atanganya imbaraga, ukuboko kw'iburyo kugira imbaraga kuruta ukw'ibumoso, icyakora wenda uw'ibumoso nawe ukw'ibumoso kwarusha imbaraga ukw'iburyo. Noneho bitewe no gukoreshwa cyane. Noneho ubwo ni ukuvuga ngo aya moko abiri, Abamedi n'Abaperesi, bategekeraga hamwe, ariko menya ko Abaperesi bari bafite ijambo kuruta Abamedi. Nibwo bugereranywa n'igituza n'amaboko. Ubwami bwa gatatu, ariko ubwo bwami bw'Abamedi n'Abaperesi nabwo bwatangiye muri 539 mbere ya Kristo, busoza muri 331 mbere ya Kristo. Noneho hakurikiraho inda n'ibibero. Inda n'ibibero byari umuringa. Ni ubwami bw'Abagiriki. Ubwami bw'Abagiriki bwari buyobowe na Alexandre le Grand, waje gupfa agasimburwa n'abandi batware 4 bagabanya ingoma ye. 4 genero nibo bagabanya ingoma ye. Noneho aribo Ptolemy, Cassandra, Lysimachus na Seleucus. Byatumye ubwo bwami bwatangiye muri 331 bugeza mu 168. Nabo bategetse isi, ariko bayifashe mu gihe gito. Haje kuvaho iyo ngoma mu 168 mbere ya Kristo. Hatangiye ubwami bwagereranyijwe n'icyuma, amaguru y'ibyuma, bugereranywa n'ubwami bw'Abaroma. Ubwami bw'Abaroma ariyo Roma ya gipagani, bwari bugereranyijwe n'icyuma, bwategetse isi kuva mu 168 mbere ya Kristo kugeza muri 476 nyuma ya Kristo. Aho niho Yesu yavutse, ku ngoma ya ba Kayisari.
niho Yesu yabwirije, niho Yesu yapfuye arazuka, niho intumwa zishwe, niho Yerusalemu yarimbuwe. Abakristo ba mbere bo mu gihe cy'itorero rya Simuruna, kubize ibyahishuwe igice cya 2, abo nabo barenganijwe n'ingoma y'Abaroma, birakomeza bigeza muri 476. Iyo niyo ubwo bwami nibwo bwagiranyijwe n'amaguru y'ibyuma, kuko ibyuma ari byo bimenagura ibintu byose. Noneho munsi yaho haboneka ibirenge birimo icyuma n'ibumba bivanze. Ni ubwami bwigabanyije, ariko Roma ubwayo muri 476 yavutsemo ibice 10 byigabanyije. Ibuka ko 10 amano y'umuntu ni 10. Ubwo nibyo bihugu 10, ndavuga amazina yabyo. Ni Ubudage, ni ibihugu by'i Burayi, ni Ubudage, Portugal, Ubufaransa, Ubwongereza, Ubusuwisi, Espanye, Ubutaliyani, Vandari, Abavandari, Abaheruri n'aba Ostrogoti. Ibyo bihugu bigera mu 10 nibyo byari bifite ijambo ryo gutegeka mu Burayi, ariko bifatanyije, ariko muri byo bimwe byari bikomeye, ibindi byoroheje. Nibyo bigereranywa n'ibyuma n'ibumba bivanze. Birakomeza bikageza mu gihe cyacu, aho ubona isi itegekwa n'ubwiyunge bw'ibihugu, ariko byose bitanganya ijambo. Kuko ubu bwami twakita ubwa 5, ubu bwigabanyije. Iyi ngoma ya 4 ntago babugize ubwa 5, kuko ni icyuma cyahindutse kirigabanya, habonekamo ibumba, ni ya Roma n'ubundi gihari, ariko mu buryo bugabanyije. Noneho ibyo bihugu bigabanyije n'ubundi by'i Burayi nibyo byagaragaye nk'ibizageza ku mperuka. Ubwo ni ukuvuga ngo muri icyo gihe giheruka aricyo duhagazemo, haboneka ubumwe bw'ibihugu byinshi, noneho bigomba gutegekera hamwe, ariko Yesu akazagaruka ari byo bigejeje ku musozo. Ubwo rero ubuhanuzi bwa Danieli buzakomeza no muri Danieli 7, butubwira andi mateka atagaragara mu gice cya 2. Ariko icyo kumenywa ni iki: akabuye katarimbuwe n'intoki z'umuntu karamanutse kikubita ku mano y'igishushanyo, kirajanjagurika. Izahabu, ifeza, umuringa, ibyuma byose na rya bumba bihinduka umurama w'aho bahurira mu ki. Ako kabuye kasobanuwe muri Danieli 2:44. Nuko ku ngoma z'abo bami Imana yo mu ijuru izimika ubundi bwami butazarimbuka iteka ryose, kandi ubutware bwabwo ntibuzazungurwa n'irindi shyanga, ahubwo buzamenagura ubwo bwami bwose bukabutsembaho, kandi buzahoraho iteka ryose. Uko babonye ibuye ryavuye ku musozi ritarimbuwe n'intoki rikamenagura ibyuma n'imiringa n'ibumba n'ifeza n'izahabu, nuko Imana ikomeye yahishuriye umwami bizaba mu bihe bizaza, kandi izo nzozi ni iz'ukuri, no gusobanurwa kwazo ntiguhinyurwa. Hari ibyo kuzirikanwa muri iki gice. Icya mbere ni ugusaza kw'isi. Isi iva mu izahabu igana mu byondo. Izahabu ifite agaciro kuruta ifeza. Ifeza yakurikiyeho ntabwo ingana n'izahabu. Munsi y'ifeza hariho umuringa. Umuringa nawo ntufite agaciro nk'ak'ifeza. Uko niko isi isaza. Umuringa nawo ufite agaciro karuta icyuma. Ubwo isi igenda imanuka, isi igenda ita agaciro, isi igenda isaza. Ubwo ni mu bwenge, ni mu bukungu, ni mu mibanire, ni mu mahoro, ni mu iterambere, ni mu musaruro, ni mu gihagararo. Abantu tugenda dusaza. Aho umuntu yaramaga imyaka 900, uyu munsi umuntu aramara 70 akitwa umurame. Ahandi ndetse 40-50 abari kwitegura kujya mu gituro. Ubwo rero uko niko gusaza kw'isi.
Yesu adatabaye abantu bazajya bagera ubwo barama imyaka 20. Noneho abana b'Imana bamenye ngo isi irashaje. Niyo waba mu byaha ariko umenye ko isi ishaje. Icya kabiri, muri iki cyigisho harerekana ko burya Imana niyo yagennye uko ibihe bisimburana. Nta gihe gihoraho, ingoma yose igira bubu, ibigezweho si byo bizaba bigezweho. Ubwo rero nta mpamvu yo kwiruka ku by'isi, kuko byanga bikunda uzasoza upfuye, nutibikira ubugingo buhoraho uzaba upfuye ubusa. Icya gatatu nuko amaherezo Yesu azagaruka, akaba ariyo mperuka y'isi. Mbere yuko agaruka, akabuye katarimbuwe n'intoki z'umuntu ari bwo bwami bwa Kristo, ni bwa butumwa bwiza bwanditse muri Matayo 24:14 ngo kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera kwize. Mbere yuko Yesu agaruka, ubwami bw'Imana buri kwimikwa. Ingoma y'Imana, amategeko yayo igizwe n'urukundo, gukiranuka n'amahoro, igomba kwimikwa mu mutima wawe. Yesu akazagaruka waramaze kuba uwe, ugahabwa kubaho iteka. Ngiki cyurarikiwe na Nebukadineza yararikiwe, twese tugasabwa kwemera Imana ikatuyobora. Daniel igice cya 2 itweretse ubwami bune bwasimburanye bukomeye ku isi: Babuloni, Abamedi n'Abaperesi, Abagiriki na Roma mpagani. Yaje kwigabanyamo ibice 10 ari byo bihugu twamaze gusoma. Akabuye katarimbuwe n'intoki z'umuntu ni Yesu, niwe buye. Byakozwe n'intumwa 4:11. Ni ubutumwa bwe bwiza bugomba kwigarurira imitima, bugateguriza abantu kugaruka kwa Yesu. Imana idufashe tube muri ubwo bwami bugizwe n'urukundo, gukiranuka n'amahoro. Ubw'isi izashira, tuzabona ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, ivugurura iyo rigeze mu mutima, riga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha, hashingwa umushinga wo kunezeza abandi.